ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ubuzima bwawe, igihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi, Zaburi 125, indirimbo y'amazamu. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ni ku Uwiteka agota uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Umva nkubwire mwene data, umva ihame ryo kwiringira Imana. Ngo umuntu wiringiye Imana ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni, ibaze ngo nunyeganyezwe. Uzi ko wiringira amafaranga yashira ukanyeganyega? Uzi ko wiringira inshuti zakuvaho ukanyeganyega? Uzi ko wiringira amashuri wabura akazi ukanyeganyega? Uzi ko wiringira diplome wabura icyo uyikoresha yarabaye nk'icyangombwa cy'ubutaka ukanyeganyega? Ariko reka nkubwire, reka diplome uyigire, reka amafaranga uyagira, reka n'ibindi byose ubigire, ariko nibibi byiringiro byawe. Umva igikomeye kurusha ibindi ni ukwiringira Uwiteka. Abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ni ku Uwiteka agose abantu, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Soje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.